guhaye ikaze. Reka twongere tuganire uyu munsi, tuganire ku biribwa ushobora kwifashisha, ushobora gutangira kurya nimba ugeze ku myaka 40, aho uba ugomba guhindura amafunguro yawe, na cyane ko ugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima byo gutakaza imbaraga. Niyo mpamvu rero ku mafunguro yawe hagomba kubonekaho amafi, hagomba kubonekaho ibishyimbo, hagomba kubonekaho imboga z'icyatsi, hagomba kubonekaho ibinyabijumba, hagomba kubonekaho amata, hagomba kubonekaho imbuto. Ibi bihingwa byose cyangwa se ibiribwa byose birakenewe ku mafunguro yawe ya buri munsi kugira ngo ukomeze kumererwa neza, ukomeze kurinda ubwonko bwawe, ukomeze kurinda uruhu rwawe kwangirika, ukomeze kurinda umutima wawe, hehe n'umuvuduko w'amaraso igihe uzaba ufata aya mafunguro neza. Guturuka ku myaka 40 kuzamuka, aya niyo mafunguro ukwiriye gufata buri munsi. Kora subscribe rero ukomeze ubane natwe ku muryango mugari wa Rengera Ubuzima, aho uri kumwe na muganga Theophila mu biganiro bivuga ku buzima.